Bakunzi bagasobanuye mwongeye kwirirwa yemwe ye, nk'uko bisanzwe iyi ni Rwagasabo News. Nawe ubwawe ushobora kuba uri kwibaza ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza, ati ese uti kuki ibyamamare bibiri byahuriye kuri shopu imwe yo gucuruza inkweto, ese buri umwe yabuze amafaranga ku giti cye yo kuba yacuruza inkweto ku giti cye, cyangwa se ni ubundi bucuti budasanzwe bwabayeho bwabiteye? Buri wese akibaza uti kuki ari Rocky Kirabiranya cyangwa se Junior Giti w'imizi mirefu, buri wese atashinze shopu ye ahubwo bagahitamo gufatanya shopu imwe, bakaba ariyo yose bashoramo amafaranga. Icyo kibazo buri muntu wese aho ava akagera arimo arakibaza, akibaza uti kuki Junior Giti atafunguye, kuki Rocky Kirabiranya atafunguye shopu yiwe, cyangwa se ngo buri umwe wese akore ikintu cye ku giti cye. Ibyo bintu buri wese akaba yabyibaza akibaza ati se ni iki kibyihishe inyuma? Ati se ni iki kibyihishe inyuma kuba bose bafatanyije bizinesi imwe bombi ari babiri, kandi buri umwe atabuze amafaranga yo kubikora ku giti cye? Icyo kibazo buri muntu wese yakibaza, kandi nawe uri kureba iyi video uri kukibaza. Bityo twaba twahisemo umwanzuro wo kuvuga uti buri muntu wese ku giti cye, yaba Rocky ari Junior, tuzabaganiriza tumenye impamvu nyirizina. Mu nkuru itaha tuzababwira impamvu bahisemo gukora bizinesi imwe bakayifatanya ari babiri, kandi buri umwe wese atabuze amafaranga yo kuyishoramo. Murakoze. Ku muntu utarakora subscribe nakande subscribe, dukomeze turye show.